niba uzi yuko amagambo ashira ivuga fata urupapuro n'ikaramu. Niba uzi yuko wandika amagambo akagushiraho utarangiza kuvuga ibyo uri kuvuga ahubwira ngo credit zirashize muri ChatGPT, fata urupapuro n'ikaramu. Niba udashaka kwishyura amafaranga, nje kugusobanurira uburyo bakoresha ChatGPT, uburyo udashobora gukenera kwishyura ChatGPT. Abantu bamwe batishyura hari ibintu batabona cyangwa badakora. Amagambo ashira ivuga ashira batararangiza kuvuga ibyo ashaka kuvuga cyangwa se batarageza ku biganiro bashaka kuganira na ChatGPT. Yo kwereka uburyo ushobora kujyaza umusaruro ChatGPT kuri maximum. Amagambo ushobora gukoresha n'uburyo ushobora kubikoresha na tekiniki ushobora kubikoreshamo ukaba wakunguka, aho kugira ngo ugure ChatGPT buri kwezi ujye wishyura $20 cyangwa $20 cyangwa se $200, hari n'abishyura $200. Ntuzongere kugira ikibazo cyuko ushirirwa utararangiza kuvuga ibyo ushaka cyangwa se utarangiza gukora ibyo ushaka gukora kuri ChatGPT. Nyibisanzwe ntago hano nkwereka gusa, ndabanza nkana gusobanurira. Ikintu cya mbere kugusobanurira ni context window. Mbere ko ngira icyo nkwereka, ndabanza gusobanura icyo bita context window. Token wamaze kumva icyari cyo. Uyu munsi ndagusobanura kandi kantu gashutazi ariko kingenzi. Niba ukoresha ChatGPT cyangwa se izindi AI zose, LLMs cyangwa se language models, zarizo zose uganira nazo, ugomba kumenya ko hari icyo bita context window. Context window ni iki? Context window ni ibiganiro yibuka cyangwa se memory igira ku bintu mwavuganye mbere yuko igusubiza. Context window nuyumva rero uraza kufite amahirwe menshi yo kuba wabasha kujya ubyaza umusaruro ChatGPT cyangwa se n'indi AI yose uzajya uganira nayo. Kuko AI yose bazikagera zigira kwibuka. Niho tugeze ubu mbere ntago zibukaga, zari zimeze nka Google. Google urayibaza ikagushakira ibyo gushakira byarangira ikarangiza igafunga ukayibaza ibindi. Iyo ni Google. ChatGPT irenze kure Google. Nzabisobanura nako abamaze gukurikira ibiganiro bamaze kubibona ko uburyo yizemo n'uburyo Google ikoramo ni ibintu bitandukanye. Nzabisobanura wenda in deep, ntago aribyo nagendera uyu munsi. Context window ni amagambo ChatGPT ishobora kwibuka mbere yo kwigusubiza. Ikoresha tokens mu magambo uvuga. Ntago ibara amagambo bare cyo bita tokens. Ndagusobanura uburyo wabibaramo n'uburyo wabara amafaranga iyo wishyuye cyangwa se iyo wishyura ChatGPT cyangwa se ushaka kwishyura, kugira ngo umenye uko wishyura. Ndazakwereka nuko ushobora kujya ukoresha ChatGPT mu buryo bwiza ntiguhenda waramutse warishyuye, kuko nabishyuye nabo igidushiriraho. Niba warishyura biza ari uvuga avuga ati limite ko batakuri mise waza twiki ibyuma hariya hirya. Murabizi ko uko yibajije niko ijya gushyushya ama GPUs yayo hariya. Mubizi ko mu minsi yashize Sam Altman wa umuyobozi wa OpenAI yavuze ko abantu muvuga ngo thank you mukabwira ChatGPT ngo thank you muramuhombya ndetse mwangiza ibintu byinshi, kubera ko imbaraga ikoresha n'umuriro ikoresha igiye kugusubiza yakazikoresha ibindi bintu, ariko barabyishyura icyo gihe. Yari kutubuza kutagira ikinyamupfura mu gihe turi gukoresha ChatGPT. Context window rero nkuko nabisobanuye, iyo urimo uraganira na ChatGPT cyangwa se indi LLM yari yose cyangwa se language model yari yose, Gemini n'izindi zose muganira nazo za Claude n'izindi, iyo uvugana nayo hari amagambo yibuka mbere yo kugusubiza. Ayo magambo rero iyabarite. Reka tubare ko ari nkaho ari uruhererekane rw'amagambo y'ibiganiro mwavuganye. Hari umubare w'ibiganiro ugomba gusubira inyuma yibuka uhereye ku aho mugeze isubira inyuma. Iyo bigeze aha ngaha ibiri imbere yabyo hejuru yabyo ntibyibuka, niyo ngo byarenze context window. Context window rero ya ChatGPT 4 uryo turimo gukoresha ubu ngubu 4.5 ifite context window y'ama tokens 1128. Niyo ngo mumaze kubimenya kubara token n'amagambo. Urugero ndi gukoresha aha ngaha murabona nk'ijambo many word map to one token but some don't. Uko ubona buri bara aha ngaha tubaremo n'ama space, imyanya bashyiramo hagati y'amagambo, buri bara bivuze ko ari token. Mu gishobora kuribara nk'ijambo rimwe ariko hari byiyongeramo kugira ngo ribe token. Harimo espace, harimo kuba iryo jambo isanzwe irizi, hari ijambo rimwe ricamo kabiri hakavamo token ebyiri bitewe nuko iryo jambo rimeze. Hano se hari ijambo mfite rimeze gutyo ntaryo mbona muri kubushize narabigeretse mu abarebye video y'ubushize mwarabonye ndi gukora urugero rwa I love AI na I love AGI. Ngo rero context window ni igihe isoma ibintu mwavuganye mbere yuko igusubiza ikageraho irangiriye.
ibyo ngibyo rero ugomba kubyitaho mu gihe uganira nayo. Ngo ibintu byose uri kuganira na ChatGPT hari aho igera igahita iba bloke nibe byibuka ibintu mwavuganye. Ukugenda umanuka ibyo hejuru igenda ibisiba, ibyo mwaherewe karigenda ibisiba. Ngo igusubiza ihereye ku byo ibasha kwakira, kuri token ibasha kuba yakwakira. Nizere ko ibyo muri kubyumva. Niba bavuze 128 muri GPT-4, ngo ibara amatoken 128 ibirimo aho hagati nibyo yumva, nibyo isubiza igendeyeho. Ukugenda wibaza ibintu byinshi igenda ijugunya amagambo amwe namwe hejuru. Niyo mpamvu irimo uraganira nayo rimwe na rimwe ugicishamo uyibwire ngo cishirizamo muri makeya ibyo tumaze kuvugana, kuko ibyo ngibyo yibajije ihita ibibika nabyo muri bya bindi murimo kuvugana, muri ya memory yawe muri kuvugana. Niyo ngo hari ibyo yajugunye ibisanga muri ya resume yaguhaye. Ako ko murakumvise, nizere ko mukumvise. Ndaza kubereka uburyo n'ushobora gukora kugira ngo ujye ugabanya amagambo uvugana nayo, kugira ngo uze gusiga umwanya nyine muri context ndo yawe, uze kubona umwanya zo kuvugiramo ibyo iby'ingenzi mu gihe utararangiza ikiganiro cyawe. Ibyo ngibyo nizere ko mumvise icyo context window ari cyo rero. Ni gute rero batwishyuza? Yo uri waguze ChatGPT cyangwa se plus cyangwa se waraguze na pro n'indi ari yose LLM zicuruza zose bacuruza bagendeye ku ma token. Hano ibiciro biri ku rubuga rwa ChatGPT ni rwa OpenAI, pardon. Ibiciro biri ku rubuga rwa OpenAI ni kuri 1 million tokens. Niho babarira bahereye. Ngo wabakoresheje ama token miliyoni uri ukoresha GPT-4 n'igice kimwe, wishyura kuri input ku magambo wohereje wishyura 2. Nono igisubizo iguhaye, igusubije ibigambo byinshi ikubarira kuri miliyoni token, ikubarira amadolari 8. Cash input yo rero ni cyagihe hari ngiye kubaza ngo mbese ngo urashaka ko nkomeza kugusobanurira cyangwa imaze kugusubiza ikibazo babajije kati kubaza ngo mbese urashaka ko nkora ibi nibi. Iyo uvuze ngo yes, kuko ntabwo ubajije ni input ubushyizemo ariko itarimo ubusobanuro bwinshi. Iyo uvuze ngo yego, bivuze ko biriya bintu bayarangije kubibona ibibitse quelque part, yabibitse ahantu, none igati igendera kuri ibyo bintu ikakwishyuza. Nikwishyuza amagambo menshi kuko yo yoherezayo kuzana mu bya bintu yabitse, yoherezayo input amagambo prompt itaremereye, idahaye nkayo wowe wiyandikiye, ahubwo hari uburyo yiformira igabanyije n'ubundi tokens. Iso sinzi niba ako mukumvise. Unakomeza kurira kuri list uragenda ureba GPT-4 urabona yishyuza 2%, urabona GPT-4 ibice 5 preview, urabona ukuntu henda amadolari 75 kuri input, 150 kuri output. Ngo mu gihe uri guselectiona modo cyaje uri kuganira na ChatGPT ugira modo zihendutse. Mwibuke ko nabigishije mu kiganiro byashize babirebye GPT zihendutse ni zero GPT zikazaho umubare. Izifite zifite dafite GPT zirahenda. Reka tujye burugero hano murona O1 O1 ni 15 ya input, mu gihe GPT-4 n'igice kimwe na 2, indi ni 18. Izindi zose urabona ko zihenda, reba nka n'igice kimwe pro ukunigura 150 kuri input, 600 kuri output. Izi zihenda OpenAI, izi zihenda abantu bazikoresha. Niba uzi uko utari muziko nabwiye uburyo zikoreshamo. Izi ngizi ni thinkers zitanga amatoken menshi cyane iyo ziri gusubiza, kuko zikora deep, zinjira muri deep, ibintu zitanga ibisubizo binini kandi zibanza gutekereza nukuvuga ngo zishyushya ibyuma hari hirya inyuma kwa boss. Ibyo ngibyo rero mu gihe uri guselectinga ujye umenye ikibazo ufite uko giteye, umenye n'igisubizo ushaka, umenye na modo uri bufate kugira ngo bitaguhenda, kubera ko niba wishyura amafaranga yawe ashiramo vuba. Ibyo ngibyo muzabibona abantu mwishyura. Niba utishyura bakoresha ayanga ataremereye ama GPTs series, nagwa bagoreza omni izi ngizi za bagoreza izi GPT gusa. Hanyuma akonga ko nizere ko mukumvise ikintu bita kugura ama token credits, uburyo bazikoreshamo ntibiguhende. Noneho rero inama ngiye kuguhereza inama 5 ushobora gukoresha kugira ngo ugabanye kwakwa amafaranga cyangwa se ugabanye ibintu ubaza. Inama ya mbere, gabanya amagambo ubaza. Wihuta
wivuga ibintu bidafite gahunda, rasa ku ntego kandi ukoreshe ibintu bigufiya kandi biri ku murongo. Ndaza kubereka ukuntu babi structuring, ndaza kubereka mu kanya. Ngo agira ngo yibwire ngo ese ngo wansobanuriye ngo ese ngo ushobora kumfasha ngo uburyo namenyamo, bijya kuri utwo tuntu tugutwarira tokens. Yibwire ngo nyereka ibi, uranyereka ni ijambo rimwe, ni token imwe niba tugiye mu Kinyarwanda. Ariko ese ushobora kunsobanurira, zibaye token zingaho zikubara. Utuntu dukosa dutoya ugenda ukora tukagutwarira ama tokens. Hanyuma ibyo ni icyambere, nukuvuga ngo koresha amagambo makeya kandi ube specific. Iyo nama ya mbere, ibyo ngibyo bizagufasha gukoresha tokens nkeya, wunguke izindi token utakoresheje. Icya kabiri, niba ukoresha ama credits, niba waraguze warishyuye, bigenda gute? Bwira ChatGPT ngo igisubizo ntuze kurenza aya magambo. Uyisettingireho limit, uyibwire ngo mu gisubizuma cyangwa se mu magambo 50 nsobanurira uburyo wenda u Rwanda rwabonye ubwigenge. Icyo ni cyo cyiza kigufiya kirimita irabara. Icyo iyo nama ya kabiri. Inama ya gatatu, wirinde gusubiramo ibintu wavuze. Ni wari wayihaye ibintu kare, wirinde kujya kubisubiramo. Yibwire ngo uhereye kuri bya nakubwiye ihita ibimenya. Uyibaze none ikibazo cyawe. Aho ugira ngo ngire bisubiramo ngo none se ngo kubona nanone ngo uriya nkango yari ifite ngo amacebe ngo abiri ngo hanyuma ibyirabizi wari wabivuze kare. Yibwire ngo ibuka ya nka nakubwiye ukomeze ibyawe. Iyo ni inama ya gatatu. Inama ya kane, cagagura ibibazo byawe mo udubazo dutoya. Ngo wohereza akantu kari short, igasubize wohereza ka kabiri. Nubwo ari token uri gukoresha, ariko context window yawe uri kuyimaramo umwanya. Ushobora kujya ubanza ukareba igisubizo cyawe uburyo kireshya n'amatoken kivuze gutwara mbere y'uko ucyohereza ChatGPT, cyangwa se ukanagisubiramo ureba token kugeza ugize token nke, ukagisubiramo ukacyandika ukongera ukacyandika utaracyohereza. Ariko uje kuri iyi page ya tokenizer, ndabaha link muri description, uwandikemo ikibazo cyawe, ugende urebe niba gitwaye token nyinshi, ugabanye ugabanya kugeza ubonye ikibazo gitoya ariko kibaza mu byukuri dushaka, wohereze. Icyo gihe uzaba usavinze tokens nyinshi cyane. Iyo nama nizere ko turangije kuyumva. None njye kwigisha noneho rero formulas zo kubazamo cyangwa prompting. Uburyo wakoramo prompting, uburyo butanu ukoramo prompting, uformula cyangwa se structuring mu kibazo cyawe bitewe n'ibyo ugiye gukora. Uburyo structuring mu kibazo cyawe, ukohereza ChatGPT ikagusubiza cya kibazo cyawe nacyo kiri mu buryo busobanutse kubera uburyo nabo wabajije. Uburyo bwa mbere narabusobanuye muri video yabanje ivuga kuri ChatGPT. Ubu ni T.A.G cyangwa tag. T.A.G cyangwa tag ni task, action na goal. Uvuga task uyihaye, uyibwira task ni akazi uyihaye ChatGPT kugukorera. Action ni uburyo cyangwa se ibyo iri bukore, na goal icyo ugamije. Urugero nakoresheje nurwo kuba wabajera amafaranga yawe bitewe wenda nayo uhembwa cyangwa se niba haraje winjiza runaka. Ukayibwira ngo task nugu organiza uburyo cyangwa se nukunegurira uburyo nkoreshamo amafaranga yanjye buri kwezi. Niko kazi, niyo task nguhaye, niyo tashe nguhaye. Action ibyo ugiye gukora wowe, action uri bukore cyangwa se uburyo uri bukoremo, ushire mu byiciro ibintu nzajya nkoresha amafaranga yanjye mu kwezi. Icyo ugendereye nukuba wakwinjiza amafaranga runaka. Reka nze nkwereke urugero ndufate dushyire muri ChatGPT. Nje muri ChatGPT nkose ikiganiro gishyashya hangaha, uze kureba ukuntu uze kubinsubiza neza. Kizemo gutya kugira ngo abanye token zanjye, reka mvanemo ingi, mvanemo aya magambo atari ngombwa, aya na ya formule nawe uzagiye akoresha. Okay, reka nzamura amagambo. Okay, virgule, sibyo?
hano virgule cyangwa se akitso n'ubundi. Iki kibazo cyanjye urabona nkoresheje token zingahe, reka ngifate nje muri tokenizer, aha nishyiremo ahangaha nkoresheje token 19 azibonye. Aha reka nze nohereze turebe, twohereze urebe ibintu iri bunsubize ukuntu n'abari byinshi. Ahangaha iranzi dore ngibi ibintu byanjye iri kubipanga, iri kugenda urabona ko iri kugenda no mu ma steps, kuko nabwiye ngo unkorera ama categories mu byiciro. Dore category ngizi hano imbere ngibyo, hanyuma iri kugenda ikurikiza ama steps. Urebe uko iri kunsubizamo, dore nje hari uburyo kunsubiza igenda ikankorera resume cyangwa se ikambwira ngo ni too long, didn't lead. Nico kano kavuze ngo niba ari bintu niba ari birebire ukabutabisomye. Dore ngiye inshamake kugira ngo unsaving ibihumbi 200 ku kwezi, amadolari 200 ku kwezi. Audit and categorize your expenses, nkore audit kandi nshyire ama expenses zanjye muri category, hanyuma mfate ahantu hatanu. Okay, ariho nkoresha honyine, donc mbishyire mu byiciro bitanu sindent. Hanyuma mfate iki nicyo gisubizo. Urabona byamwe nakubwiye ngo irambaza ikindi kibazo ahangaha ngo ushobora kumbwira amafaranga ukoresha kugira ngo turebe ko ibihuza. Nshatse nasubiza ngo yes kongera kandika, ariko erekana ngo aribyo ngendereye. Reka ngiye mfate ibisubizo impaye mbijyane muri ya tokenizer yanjye, nshyiremo ndebe amagambo impaye ko ngana. Tokenizer ahangaha nshyiremo dore ngibi impaye token, ikoresha token 662. Wongeyeho zandi zanjye uko zari 10 na zingahe n'eshatu, urumva token ikoresheje uko zingana. Muri token 1128 ikoresha. Ubu ngo uko nzikoresha ubu ngubu hasigaye zingahe 1128 gukuramo izi ngizi. Uko ngenda nyongera kuyibaza insubiza bagenda bakuramo yagera kuri 0, ubwo token zanjye z'umunsi zikaba zirashize kubakoresha y'ubuntu, batabwira ngo birarangiye, ishyura noneho ukoreshe iri plus ushyura abonema. Icyo gihe biransaba kujya kwishyura, ntabwo byari ngombwa ko nishyura, ahubwo nakoresha token zanjye nabi mu gihe ntazi ibingibi ndi kukwigisha nona. Ibingibi n'ubu bizi rero bizagufasha kuba wakoresha ChatGPT mu buryo bwiza udahombye cyangwa utagiye kwishyura buri kwezi ngo ugure abonema ya ChatGPT. Mwabyumvise nyaboneka. Nshatse nari kuyirimita nkabibwira ngo ntuze kurenza aya magambo, icyo gihe ntabwo yari kundengereza. Icyo nicyo muracyumvise. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni ukoresha iyo twita R.T.F. R.T.F ni uburyo nabwo bukunze gukoreshwa cyane. Ntuzigera ukora ikintu ubaza ChatGPT ijambo utayibwiye role iri bukine. Ubu buryo burakora cyane ku bantu badakora ibintu bihambaye. Ni role, task na format. Role ni ukwibwira ikintu iri buze kuba iri cyo mu cyo kiganiro. Urumva? Ibi ngibi muzambona ahantu benshi ari byo bakunda gukoresha. Ntuzigera ukora ChatGPT utabwiye role iri gukoresha. Wowe nk'umuntu usanzwe ibi ngibi bigire default yawe. Ibintu uzajya uheraho ubimenyere. Niba ugiye kwandika urwandiko uyibwire ngo uri umwanditsi wakataraboneka w'inzandiko. Itimenya ajya kureba mu bintu yize. Mwibuke ko yize ibitabo byinshi kandi ibitabo yize yabishyize muri category. Agira ngo ujye gutumwanya iri gutekereza iri gutwara umuriro w'abandi wa boss no gutekereza no kujya kubanza kubaza ibibazo 750 mbere yo gusubiza. Itimenya directement aho bijya kurebera ikagusubiza itabanje kuruha. Urugero, ngiye gusaba akazi, job application. Ngiye kwisaba ko inyandikira urwandiko. Ndakoresha formule ya R.T.F. Ndayiha role, nyibwire uwo iza kuba iriwe muri ako kazi ngiye kuyihereza.
nyibwire task akazi nshaka kwinkorera format n'uburyo nshaka kwigakoramo ize kumereza ibintu bimeze bite kanze ntware no rugero ndushire muri ChatGPT murebe ibyo iri bumpereze ndarutwara gutya ngere muri ChatGPT help me refine my resume format it as a bulleted list of achievement reka turebe mvuze ibintu bikeya mwabibonye ko mvuze ibintu bikeya ariko wowe urebe ugiye kwandikisha iletre y'akazi ibintu ukora dore bulleted list nababwiraga ni tuno tuntu ngende shira tuno tudomo kuko niko CV bikoze nibagiye gushira akantu nguze kuyikoramo nka PDF file nubwo ngiye gutakaza ama token yanjye nyibwira ngo yes give me a PDF doc nakagombye ko nabishyize muri iriya prompt yanjye je analyzing buri iri gusoma ibintu navuganye nayo kare naguri byandukuriraza gutumereza link yabyo ariko iri muri format ya PDF ariko bibuke ko kuko ibongera kubifatika binyohereza na amatoken yari bukoresheje amatoken arabagabanutse reba urabona uko iri gutinda kandi nakombye kubona bivuze kare yari kuba yarabirangije kubikorana na biriya ibiro gukiri gutinda rero nibyo bakwishyuza buri irimo kohereza irimo kugarura irimo gutekereza hari kuba ibintu byinshi tutari kureba twebwe muri context window reba irarangije ko yagomba kongera kubigarura dore ngiye murabona ko ibisimereza download link dore ngiye binari ko nabivuze kare dore ngiye irangije look dore ngiye voilà cyakubye editinga ushobora kubita editinga na PDF editor cyangwa ukayisaba doc x yo muri Word nkatajya muri Word nka editinga nka printing nkoresheje ibyo nshaka uburyo bwa gatatu no gukoresha B.A.B ni before after and bridge ni ndifuza nari meze gutya cyangwa se bimeze gutya situation imeze gutya cyangwa se ibintu bimeze gutya ndabyifuza gutya bridge rero nukuyibaza inzira wacamo cyangwa se inzira byacamo ngo bive kuri A bijye kuri B ni gute amazi nifu byabyara igikoma cyangwa se mfite amazi nifu nene igikoma bigenda bite uwo bukeneye hagati aho ngaho abamo iki nubwo ukoresha iyi formula reka nze dukoreshe voilà reka nkoresha urugero rwa kabiri weight loss gutibiro umuntu ushaka gutibiro after ndashaka mu mezi 4 kuba ngabanyize ibyo biro 20 ko ni overweight ni birenzeho develop a sustainable plan to bridge this gap hagati aho ngaho nyine nshaka miki murebe plan igiye kumereza dore ngibi goal breakdown total to rules numero 20 timeline na mezane target weekly ni ibikoze ni imibare ikoresheje ubwayo amakarori nshobora ngomba gutakaza buri munsi ni 1000 harimo 1 kg fat hakabamo donc ibi ni imibare monthly roadmap ukwezi kwa mbere calorie awareness and movement nzati biro 5 nzarya mu rugo nzajya ngenda intambwe 5 ku munsi wabyumvise inkoreye urutonde workout consistent and fasting kwiriza no kujya mu twa sport byose yabimpaye mwabonye ikibazo cyanje kuncara gikoze n'ibisubizo mayi kuntu bireshya tikanze mbibereke akabazo kari kagufiye ko nkoresheje formule ariko wowe ugiye kubaza ibintu ama token ushobora guta muri iki kibazo kugira ngo ugire igukorera ikintu nyiki ngiki utatekereje gukoresha formule ira formule nabahaye watakaza tujye muri tokenizer turebe amagambo amatoken 27 gusa uribaza nkabandangije nkabona igisubizo cy'ibintu nari nshaka cyozo nari mfite niko kamaro kiri somo ndi kubahereza uyu munsi B.A.B before after and the bridge mbere na nyuma naho hagati ibyo nshakamo hagati birimo aho hagati ngewe nzi biri imbere nzi nibiri inyuma ibiri hagati nibyo nshaka kwimfasha iyo ni B.A.B
ubwo rero bitewe n'ikibazo ufite uraza kumenya formula cyangwa se format ushobora gukoresha urimo gukemura ikibazo cyawe ukoresheje token nkeya. Ubuke ko rero ntego dufite credit nkeya mu gihe wishyura. Voilà, uburyo bwa kane rero bubanziriza ubwa nyuma nubwo bita C.A.R.E. ni context, action, result and example. Context ni ugutanga background information, ni ukuyibwira muri makeya ibyo ukeneye. Noneho action ni ukuyibwira ibyo ushaka kwigukorera. Result ni ukuyibwira ibyo ushaka kugeraho. N'urugero ukayihereza n'urugero noneho rw'ibyo iza gukoresha. Dukoreshe uruhe rugero event planning. Reka nkoresha urugero rwo gutegura umunsi mukuru. Planning birthday party for 20 people. Ndi gushaka gutegura umunsi mukuru w'abantu w'amavuko w'abantu 20. Uyihaye background iyo bita context. Nayo nubwo ko nabwiye context window. Context window ni muri rusange uhereye donc ibintu byose bigendereye kiko nibyo ifata nayo igiye kugusubiza. Iri ibintu byose mwaganiriye ikafata mu ncamake ikagusubiza. Donc ni nk'incamake. Reka dukoreshe ijambo ncamake. Niyo context. Action rero nshaka ko unkorera party plan yose y'icyo kirori. Niyo action iri bukoreyo. Result cyangwa se icyo nshakamo. A memorable, ibintu ntazibagirwa, stress free event, bitarimo na stress, event itazantera stress kandi ntazibagirwa. Urumva result ngiye nshaka muri ibyo bintu kwinkorera. Urugero, like my friend is recent dinner party with themed decoration. Urugero ngo ni ubirori wagiye mu by'inshuti yawe byari biteguye neza, bidekoye neza. Reka dukoreshe iyi formula tubaze ChatGPT iratekereza umutwe ushyuhe kandi ngiye nkoresheje imirongo itageze kuri 2 dore imirongo itageze kuri 2 kubera ko nkoresheje formula nari ijambo yongeye kumbaza. Wibuke kuyitabajije yuko wakoze nabi ntukoreshe formula igenda ikubazamo hagati igenda ikubaza ngo nese ngo urifuza ngo kubaza abantu bangahe ikagenda ikongera ikasubiza. Ubwo na matakini yawagiye none turifuza ko bizagenda gute token zigashira. Nusoma neza iki gisubizo cyayo uraza gusanga cyuzuye. Theme and vibe dore ngibi. Think, location imbwiye ahantu nshobora gukoresha location nshobora gukoresha. Food and drinks imbwiye nshobora gukoresha. Dore ngibi byose yabipanze. Entertainment mu kususurutsa abantu imbwiye nshobora gukora. Decor na ambiance irabimbwiye. Ubu ngubu ndiyo ntaza gukoresha ira formula ari kuza kumbaza ibintu bibazo hagati ari kwimbaza niko token zigenda, ikunsubiza imbaza niko token zigenda. Impaye n'amasaha uko bizakurikirana. Budget nzakoresha. Mwabonye formula irakora. Formula zirakora. Formula ya nyuma rero. Formula ya nyuma ni R.I.S.E. Formula ya nyuma yitwa R.I.S.E. ni lore, input, steps na expectation. Katurebe lore nukuyibwira nanone nkuko nabivuze kare irakora nkande igiye kujya mu mwanya wande mu gusubiza. Uyibwira umwanya ivuze kuba yicayemo igusubiza. Noneho input wowe uyihereze amakuru y'ingenzi ikenera kumenya mu kintu ugiye kuyibaza. Hanyuma uyibwire uburyo iri buze kubigenda ikurikiranye ibyo binirimo irabitondekanya isubiza cyangwa se inatekereza. Hanyuma uyibwire icyo wifuza noneho kuvana muri icyo kiganiro utangije. Urugero ngiye gukoresha ndashaka kwiga software nshyashya. Nibwo urugero ngiye gukoresha. Ndashaka kwiga software nshyashya. Dore bimeze bite. Lore nyihaye cyangwa se nyihaye iri buze kuba iri gukora nk'umu technology trainer. Yaza gukora nk'umuntu wigisha technology. Niyo lore nyihaye muri akazi ngiye kuyikoresha. Input nukuyereza nyine andi makuru, andi ma information ku kazi ngiye kunkorera. I am familiar with Word but not Excel. Ndabwiye ngo ngiye menyereye Word ariko ntabwo menyereye Excel.
sibyo hita imenya ibyo ari byo. Steps intambwe iri buze gukoresha iri kunsubiza. Guide me through creating household budget spreadsheet. Imfashe uburyo ngiye kwiga ndigiye kwiga Excel hanga. Imfashe uburyo nshobora kwigamo Excel nkaba na managinga ibintu byo mu rugo, ibintu byanje mu nzu. Nono expectation icyo nyitegerejeho kubi muri izo nyigisho iri bumpereze nuko ndibuze kuba ndi nshobora kuba ku updatinga izo nuguhindura buri kwezi uko gushize nkanye nabo wenda isukari yari ibiro 5 nasigaye ibiro 2. Nibyo nyene kuba maze kumenya muri byo bigiye kunyigisha muri Excel none no kujya nkurikirana buri kwezi nyine ibintu biri muri ya spreadsheet muri ya Excel igiye kunyigisha nyine urwa rupapuro rwa Excel igiye kunyigisha uburyo barukoreshamo cyangwa se Excel uburyo bayikoreshamo. Urabona ko irarangije akazi nari nyihaye kandi ntavuze amagambo menshi ntamaze token zanjye n'ubungu ndacyasigaranya ndi mu token yo kwandika. Ndarangije maze kubereka uburyo baganizamo ChatGPT badakoresheje mafaranga batagiye kwishyura buri kwezi kandi bakabona ibyo bakeneye. Ubu nubwo buryo ukoresha kuri Excel ntabwo ari nubwo buryo ukoresha kuri ChatGPT. Ntabwo ari ChatGPT yonyine ibingi ushobora kubikoresha n'izindi LLM zose uzi ziba kuri internet. AI tools zindi zichatinga LLM zindi nshatse kuvuga mumaze kubimenyera niba mukurikira ibiganiro bya hano amaterme amwe namwe nangazajya basoba mumaze kumenyera AI ku buryo nyine mumaze kuyumva. Niba rero warebye video ukaba uyirangije ukaba kandi subscribe agari byiza gira fyonda wa mugani w'abarundi fyondaho. Hanyuma niba ari undi muntu byagirira umumaro share. Niba bikugoye gukora share kora like birahagije. YouTube iraza kwikorera share, iraza kubigeza ku bandi bantu bakeneye kuba bayireba bumva ururimi ikozemo. Mwakoze nitwa nakana Kate basona ibintu bijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga. Imana ikomeze kubarinda turi kumwe bye.